Nitwa Kagabo Jackson. Mama wanjye yitabye Imana nyivuka, sinigeze ngira amahirwe yo kumumenya. Papa wanjye nawe yaje gushaka undi mugore, ari nawe wandeze kuva ndi umwana kugeza nkuze. Papa wanjye yaje kwitaba Imana, gusa asigaye yanditseho imitungo yose. Birumvikana muka data ntabwo byari kumushimisha, byatumye akora ibishoboka byose kugira ngo ayisigarane. Ndagira ngo mumanire umwana wanjye. Turabumva. Mfite umwana ise yansigiye ariko mwandikaho imitungo yose. Ndashaka ko mumusarisha agasara, byibuze nanjye nkareba ko nagira uruhare kuri iyo mitungo. Inkuru y'ubuzima bwanjye nuko itangiye. turabumva. Ariko nanjye nari gukumbuye. Ngaho rero tujye mu cyumba. Ubwo bagutetse umutwe aba nabasikamu. Jese ndi umusazi. Ahubwo ni wowe wasazi we reba. Nitwa Sekerine. Nisanze ndi mu rukundo n'umwana w'umuti. Cyari byiza pe. Nyuma mukuru wanjye yaje kumukunda. Uriya mugabo ntabwo ari uwawe. Kuba mwarakundanye ntabwo bivuze yuko yafite uburenganzira bwo kumukunda. Intambara y'umuvandimwe biratangiye. Urashaka ngo bigende bite? Urashaka bigende bite? Nigushaka aruge nishaka mumuruge ngiruke ku musozi atura amashashi ubundi arekera umugabo. Urukundo uyu munsi kumva natakigukunda. Uyu mwaka abantu benshi baziko ngo njye nawe turi impanga. Ntabwo nkeneye kuba impanga nawe. Ko uretse kubwira ikintu. Jya unyubaha wibuke ko ndi mukuru wawe. Uzi ikintu uri gukora se? Dutangire umukino. Tuwite intambara y'abavandimwe. Ubwo se uri murajyaho ugenda wumva? Bitese keza. Ako ntukavuge nabi. Ese ko ntuza bigutwaye. Ndakubaza uri murajyaho wumva umeze nk'umujura ugenda wubura amasaha. Ese kuvuga nabi bizakumarira. Ngiye kugusuhuza tubabe. Uje kureba mama se? Byose nzi bikubwiye. Ngaranje kureba. Yo kuri yasebye. Ese irebe ukuntu ngana imyaka ufite kwirwa mu bantu baba mama bangana na mama bumva nta soni ufite. Ase nk'ibyo bikura. Ubwo rero siki byari byose mba nabizi. Mba mbibona nuko mba nabihurira. Mara cyeka nagaribyo. Ubwo rero urandebye ubona ndinjije. Sikizara umuntu kwisigira. Cyakoze reka nkubwire. Nukuri. Sha, aho kugira ngo njye nirwa meze nkawe, nyenda meze nk'umujura nikanga, ubwo koko nasoni. Nk'umujura ntago nje mwinjira nkagusuhuza. Ese umujura arasuhuza. Ego mwana. Cyako zamuhungu umva uteye ubwoba aho ko rubanda ushishwa nabi koko. Supe mugabo wese naye. Nukuri umva biragayitse bisa nabi
uri kumva neza Okay, bazi tugiye. rero niba ruje no kureba mama nta n'uhari ntawe uhari ushatse wasubirayo rwose uje gutwara andi mafaranga sera kureba mbega urugari ntabwo ari we ndi kubaza Ibyo by'amafaranga nk'ibyo biza ute by'amafaranga wabikuye ariko bana we umva ndakubwiye ngo nta kintu na kimwe ntazi urumva sorry rero ibyo ukeka ari byo nyama umva yaba ibyo by'amafaranga ikomereza igende niba ari n'amafaranga wigeze ubonamo umenye yuko ari ayo kumukoreshereza imodoka muri rya garaje rya ariko we ese ukeka yuko cyagiye muhagaze hariya ntababonaga ndakubaza ese ngusobanuriye ntabwo ndinjije si amafaranga yo gukoresha imodoka ntazigera ye ubona ko ndi ikigoryi njyewe urumva buriya rero mama wamushyizeho sinakubwira wowe cyakoza ntuzi no guseka dore ko areba gusa umva kwanza nta n'ikintu nkomeza kuvugana nawe gusa nyine utekereze isuku y'amagambo yose n'ay'iki koko ibyo bintu byose uri kuvuga ubwo ikibazo ni icy'uko nje kureba mama wawe ikibazo ni icy'uko yampaye amafaranga yo kumukoreshereza imodoka ye amafaranga yo kumukoreshereza imodoka ariko ye sawa basi sawa nyine tubyore bwagiye nani sariye nakubwiye ko ntawe uhari ariko noneho nta n'ubwo wumva ufite ikibazo none se nyine kweri yambwiye ko hari ariko bisaba iki kugira ngo mushaka urumva bisaba iki kugira ngo wumve nakubwiye ko ntawe uje no kumburanya se kandi okay bambwiye ko mushaka se ko nshaka kuvugana nawe mwigendera nta telefone ugira se wamuhamagaye mubaze ntawe uhari nakubwiye ko ntawe uhari rero ibindi aroke sekeza ko yambwiye ko telefone ye yagize ikibazo kandi akaba yambwiye ko ari mu rugo nta hantu ari bujye wamubwiye ko mukeneye nkavugana nawe mwigendera bigutwaye iki ariko umunsi ibintu byanyu byamenyekanye inshuti yanjye anyway nta mwanya mufitiye utabigenda mvuye mu Buhinde hari umuhinde arampamagaye ngo tugende ngo njye kurashira wanjye ngo nyambike impeta barayikwambitse kambere yageze mu nzira ubwato burapfa turakora yego iwe none simeze iki ngiki zo kivanye mu banyine abanyine ibi ngibi barabigira mu nyanja mo hagati tuzi kuri byagenze kandi iri kukirya ayo ni iby'inzoka ya nyanja izo ni inkari z'inzoka irire zituma ugira ubwenge bwinshi yego nanjye naziriye aho ngaho harimo n'inzoka iri kuzamuka kawe ugenda ugere mu kaburi neza ko ujugunye kandi inzoka izajya ituma twirukana babasazi uvuze ibintu by'inzoka n'ukuntu zindi njyewe n'inzoka kandi ntabwo ushaka kuzagira ubwenge nimba ari ibyo ngibyo by'inzoka njyewe ntitongera kubiteza imbere harimo inzoka zatuma twirukana umusazi yego aho iyo mvanaho ibyo bintu iwe uzi ukuntu isi wakeza iwe zana ngusige ibise iwanyu barabizi zana ngusige ariko iwanyu ntabwo zana basiga utananyogeje kubera iki ese wakubera icyo waransize noneho kubera ari inkori z'inzoka icyo waransize nagusize sisina nagiye kureba umusheri wanjye ngo nyambike impeta sheri wawe se sheri wawe sheri wanjye shani mwiza sheri wanjye yenda gusa nkawe afite n'inyinya
afite ijisho rimwe. areba gute riba hano iwe Sheri wanjye ni mwiza. ye Urazi ko sheri wanjye afite n'umuntu si mwiza. kubera iki se bayaciye Kubera namukundaga narayakataga. reka nanjye yawe nyacereye Oya sheri wanjye tuzanyubirwa kandi yamamagaye ngo ari mu Buhinde. ese wowe kubera cyashe wawe yaciye niba ari ibyo ngibyo Nese njyarwa sheri wawe. ntabwo uretse Reka ngusiga akantu k'amazi y'inzoka nkari zinzoka. ibiyoka kandi ibiyoka ndabitinya se nabikubwiye ukuntu nirirwaga ndira nakuze wowe Warariraga? utazongera kumfiga sibyo Nani biri kumki. reba ukuntu biri gusa neza iwe Nibyo. mbese iyo ubanza ukoga Nibyo mama wanjye yansigaga. iyo ubanza ukoga nyine ukabanza ukoga Neza ndoga nonaha. Mbe noze hano hoye. iwe reba Sinzi ubwenge. ubundi Ntabwo meze nk'amusazi wo wazanye. shaka isoko cyo cyarasaze nakibonaga nanjye bikabura ikintu gikoresha Wibura ntabwo azi n'akanzu yawe. uzi ko biriya bikanzu ari by'abadayimoni bambara kiriya mama yarambwiye Nawe uri ikidayimoni. jewe ujyanye no kuri ndire niyo wongeye kuvuga ngo Ntabwo uri umusazi. Uri ikidayimoni. Uri n'umusazi. Ni n'ikidayimoni. tugende Kahuye n'ikidayimoni. Kahuye n'ikidayimoni cy'umukara. cyari gifite amahembe, cyari gifite amabuno, cyari gifite umurizo, cyari gifite ubucucu. Ikidayimoni twageze. Kahuye n'ikidayimoni. Kahuye n'ikidayimoni. Kahuye n'ikidayimoni. Waramutse. Mana yanjye. Biteze. Byiza. Shasure nari naheze pe. Nta kibazo. Kurimura mu maso hano hanjye hakanze. Papa yaratanende kubusereza kuko byibutse. Ariko nabyukije nta no gukaraba mu maso nakwiborosa. Ngiye kubusereza nibuka kuri mama ngana na mama mbyara. Ntabwo wabikora. Yaba ari Jackson mbamubwiye ko numva ntazi umwuka ari kumva hano mu nda. Ugira ngo nobembwiye se. Oya nese ndavuze ngo yaba ari nka Jackson. Nta kibazo. Mbonye nijya gukaraba mu maso no kwiborosa ndibutinze. Wari kunyizeza. Ese yarambwiye ko waje. Nese mama Keza. Karame. N'ubu nta makuru ya Jackson. N'ubu nta makuru ya Jackson. Amakuru ye rwose turamenya ko ntabwo turavugana na garaduhamagara. Mama Keza ndumva mpangayitse pe. Ndumva mpangayitse ku rwego udashobora kumva. Aho se Diya uhangayikishijwe n'ibiki? Nyine ntabwo ari ibyo kwivanga mu muryango. Ntunyumve nabi cyangwa mufate nabi. Ariko uriya ni inshuti yanjye. Mba numva ari uw'agaciro kuri njye. Mufata nk'umuntu ukomeye kuri njye. Rero ikintu cyari kinzanye aha. Ariko hari ikintu uri kwirengagiza. Hari igitekerezo nagize. Jackson ni inshuti yawe pe. Ariko n'umwana wanjye. azi mu babana
wansunitse sunika hano inyuma nkwereke. Ugiye? Nyine njye kureba ni muri etaje yanjye. Kanitekera ibiryo shaka urahura n'ikiyoka kikurye natwe. Ikiyoka kiri he? Njyewe nimba ari ikiyoka karanigendera shwi ntabwo nongera. Ese nawe wari umukire nkanjye? Abakire ni bande? Nawe wari umukire? Ngendo kwa Diane. Diane njyewe ndi umukire mfite ibimodoka bitanu mu muhanda byose babigenda bishoranye kimwe ngo ikindi nino ibimodoka tujya kubizana rero urikorera kimwe cyangwa wikorera unakigerwa. Wabyo we ntabwo najya kukuzanira imodoka yanjye njyewe nyigendamo na mama hanyuma n'undi mukobwa uba mu rugo. Uwo mukobwa se wowe ni amesute Shani nka Diane shana umwana mwiza arasenga. Diane arankunda. Kandi Diane yambuze. Uzi ko Jackson amureze kuva ari uruhinja. Nyine hari igise kirenze icyo natangiye mbisegura aho mu makeza ni munyumve nawe. Nari mfite igitekerezo kimeze gute? nani kwibaza ese buriya nta kuntu twahamagara polisi? Polisi oya niba ushaka nimero ze uvugishijwe abaye nyine hari ibipapuro yasize hariya byo ku kigo cye nakureberaho nimero. Diane wihamagara polisi ntabwo yaza muri ibi bintu. Umwana wanjye ameze neza ndabizi, ahubwo wowe kubera ko uhangayitse kuko udafite nimero ze, hari ibipapuro byo ku kigo cye hariya ndaza kukurebera ko hariho nimero hanyuma duhamagare ku kigo yigaho. Mama Keza mugiye kumpa nimero none se ugiye gishize cyose waka nimero wari uyifite urayinyuma? Kandi mubwiye ko ndibuze kukureberaho ko ibyo bipapuro yasize zaba ziriho. Genda umva nta mpamvu yo kubishyiramo polisi rwose. Oya byihorere bya polisi bireke. Reka wibuke ko imbaraga zacu hari aho zirangirira abantu, ariko dufite ubuyobozi bwiza, igihugu cyacu ni cyiza, hari abashinzwe umutekano babikurikirana, wasanga yaragiye mu mahanga bakaba bamugira nabi, rero babikurikirana neza. Ni iki kibazo ufite muri ibyo? Gende kumva byumvikana, sinzi impamvu uri kubitindaho. Ariko ubundi reka nyine ndabizi ibintu by'ubuyobozi abantu benshi barabitinda, ariko Mama Keza bitekereze gifite ubwoba narose inzozi. Mama Keza tekereza naramwandikiye ntasubiza, nawe ntarakuvugisha. Nawe umva yuko ibyo bintu biteye inkeke, biteye ikibazo kuko ereka umwana wanjye ari bize n'amasomo, ntabwo ibintu byo guhamagara. Kandi ikindi agiye ejo bundi ntabwo yahita yihutira mu bintu byo gushaka uburyo duhamagara. Simba yakubize se turi kumwana ikibazo ufite. Njyewe uzi ko mu rugo njyewe mfite n'ibiyetaje bibiri. Ese ubundi waretse tukajya kwibera mu kiyetaje? Kiyetaje si ubwo ngubwo ntabwo gishobora kukurya. Hoya ntuze kiraryana. Habamo abasazi mu bihe. Oya kiba kibitseho amafaranga hejuru. Iyo urebyemo ubona ibintu by'umutuku. Njyewe ibyo bintu nahita mbijyana nkabigura ingurube 3, nkaguramo na fondoti, nkaguramo n'imyenda, nkahita nyina ngasukisha n'imisatsi. None se ya telefone irihe? Ya yindi se? Ya yindi nayijyanye ngo bampe amafaranga. Nese ntabwo uzajya ufite telefone?
oya seko babantu bafite imodoka byanjye bari buze kundeba tugatembera nimugoroba nawe uze tujyane dutembere tugende usko hari ahantu nasanze abazungu urabazi se kubera icyo utabazi ni mu rugo habayo abazungu 3 bajya baza kudusura ninjoro bakaza bakirwaririmba Yesu ninjoro ko mba naryamye wese wowe uryama hehe kuki utanyumva ibintu bya polisi bireke ndakwinjiza wirakara nyine ndabyumva wenda wasanga nagize panike nyinshi igihe nyine mbasitirese ariko se nimba agiye ataramvugishije agiye ikibazo bitsobe ariko se nawe w'umubyeyi wamureze mama we umuvandimwe we Keza mwese mukaba mutazi amakuru ye akaba ataranababwira ati nagezeyo amahoro mumake gerageza unyumve we kuraka ariko ubundi kugira ngo mubafashe uradufasha iki ubundi nkubaza niba Jackson atarigeze agusezeraho ngo anakumenyeshe ko azagenda ubundi kubera icyo uri kumwirukaho wirirwa ngo warose sinzi ngo wanduguze kuryama wandikeye umwana akiga ubundi uramushaka wiki mama Keza ndabona urakaye ntabwo nari ngambiriye kuba warakaza mbabarira nicyo cyari kingenza nta kibazo reka nawe ubwo ngubwo sinzi genda utuze nimero ninzibona ndazikohereza ariko nta mpamvu yo kujya kuri polisi ngewe nimbona ko ari ikibazo nkanjye na nyina w'umwana nzajya kuri polisi apana wowe kandi mumbabarire nimba mbafasha genda ese waje tujyana mu rugo Njye kuri Diane yego ni mwiza ni marayika tujye kumureba kandi wambwiye ngo bafite ibiryo so bimbwiye oya ariko tugende njye kukugurira ibindi muri restaurant tugende njye kukugurira ibindi muri restaurant nguhe oya nako ndamwije njyewe kanidende wahore wino wino kugenda wino ndanagutwaza wino so waje ntago nsika ariko se uyu mugore ko mvuga Jackson nkabona mu maso ye sinzi ukuntu hameze ese koko nta kintu ankenga ko mbona adashaka kumpa amakuru ye yuzuye sha ndaje mwiteho nanjye munekaneke gahoro gahoro urye ndye